Nshuti y'umuvandimwe, wowe uhisemo ko tubana muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, ndagusuhuje kandi ndakwifuriza kugira amahoro n'imigisha bituruka ku Mwami Imana. Yesu ashimwe. Nejejwe no kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. Muri iki cyigisho munyemerere ntangirane n'ishusho iri aha ngaha. Mwitegereje kuri iyi shusho murahabona umugabo wicaye ku ishami ry'igiti. Tugenzuye iyi shusho twese hamwe hari ibintu bine bifuza ko tubanza kugaragaza uyu mugabo yashoboye. Icya mbere, uyu mugabo yashoboye kurira igiti. Ndahamya ntashidikanya ko hari abantu benshi bahaye ikizamini cyo kuba bakurira igiti bitashobokera rwose, ko ni ukuri. Hari ikindi kintu uyu muntu yashoboye. Uyu muntu mu mitekerereze ye mu kazi agiye gukora yashoboye no gutegura igikoresho. Uko mubireba murabona ko afite igikoresho twakwita urukero. Ashoboye rero gutegura ibikoresho akoresha umurimo muri rusange ateganya gukora muri uyu mwanya. Hari ikindi kintu twahamya ko ashoboye. Nimureba murabona yuko hari amabango ari guhanuka kuri kino giti. Bivuze ngo mu yandi magambo, gukata ishami ry'iki giti nabyo ni ibintu biri mu bushobozi bwe, kuko intangiriro iragaragaza yuko ari ibintu ashoboye. Ikindi kintu cya kane, murabona ko uyu muntu yicaye ku ishami ry'igiti ariko ibirenge nta hantu bifashe. Mu yandi magambo, ashoboye kwigengesera kuba atabasha guhanuka. Ibi nabyo uhaye ikizamini abantu benshi ngo wicare ku ishami ry'igiti muri ubu buryo, ntabwo wabona abantu benshi babishoboye. Ibyo rero uyu muntu yashoboye byose, umuhati wose ashobora kugira n'imvune yose ashobora kuba yagira muri uyu murimo arimo akora, umusaruro uko bigaragara ni uko aza guhanukana n'iri shami ry'igiti yicayeho, ibye bikarangira. Kubera iki? Arimo gukata ishami ry'igiti yicayeho. Nubwo hari ibintu byinshi umuntu yashoboye, ikibabaje kandi giteye ubwoba, abuze ubwenge mu byo akora. Abuze ubwenge mu byo akora. Muri Bibiliya ijambo ubwenge rigarukaho inshuro nyinshi. Bibiliya ifite amasomo arenga 400 agaruka kuri iri jambo ubwenge, ariko ndifuza kuvuga kuri rimwe rizwi na benshi mu basomyi ba Bibiliya, biboneka mu gitabo cy'Imigani igice cya 13:16. Haranditse ngo umunyamakenga wese akorana ubwenge, ariko umupfapfa agaragaza ubupfu bwe. Iri somo rigaruka ku bwenge riranyinjiza ku mutwe w'icyigisho nifuza ko twigira hamwe muri uyu mwanya. Tugiye kuganira ku magambo afite umutwe w'icyigisho uvuga ngo urugamba rutarimo ubwenge. Urugamba rutarimo ubwenge. Reka dusenge Imana. Data ukirana ukuri mu ijuru, Mwami Imana yacu, turagushimiye, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye Kristo witanze akabishungu y'ibyaha byacu ku musaraba i Golgotha, kandi tugushimiye yuko muri we wemera ko tukubera abana ukatubera umubyeyi. Wemera ko tukubera ubwoko ukatubera Imana, izina ryawe rihimbazwe. Ubwo tugiye kuganira kuri aya magambo, twifuza nk'uko abisezeranye ko Mwuka Wera wandikishije iri jambo aba ari udusobanurira, mu izina rya Yesu, amen. Urugamba rutarimo ubwenge. Hari ikibazo kibazwa muri Yobu igice cya 7:1. Hari amagambo avuga ngo mbese umuntu akiri mu isi ntaba afashe igihe mu ntambara, n'iminsi ye si nk'iyukorera ibihembo. Mbese umuntu akiri mu isi ntaba afashe igihe mu ntambara, n'iminsi ye si nk'iyukorera ibihembo. Iki kibazo harimo ingingo ikomeye cyane. Mu yandi magambo, igihe cyose umuntu ari muri ubu buzima afashe igihe mu ntambara. Ikibazo giteye ubwoba kandi abantu bose bakwiye kwibaza, kuki umuntu wese uri muri ubu buzima afashe igihe mu ntambara?
ubundi kubera yuko iyi si yamanukiwe n'umwanzi ari we Satani, uko byagenda kose hari intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi irwanirwa kuri iyi si, kandi aho irwanirwa ni mu mutima wa buri muntu wese. ubwo rero umuntu yabishaka atabishaka, yabikunda atabikunda, yabyemera atabyemera, hari intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi irwanirwa mu mutima wawe, kandi ni ingenzi cyane yuko iyo ntambara ikwiye kwitabwaho kuko hakenewe intsinzi. Tugiye kuganira ku mateka aboneka muri Bibiliya ndifashisha cyane mu gihe tuganira ku rugamba rutarimo ubwenge. Ni amateka y'abami babiri, Ahabu na Yehoshafati. Amateka ya Yehoshafati umwami w'Abayuda wamanutse ajya gusura Ahabu umwami w'Abisiraheli. Uyu Yehoshafati yari ba mwana wa Ahabu, kuko umuhungu we Yehoramu yari yararongoye Ataliya umukobwa wa Ahabu na Yezebeli. Iyo tuvuga Abisiraheli tukavuga n'Abayuda, ntabwo ari uko ari abantu bundi muri make wavuga ko bari batandukanye, kuko bose bari urubyaro rukomoka kuri Yakobo. Ariko abazi iby'amateka yo kwigabanyamo k'ubwami bwa Isiraheli, muzi ibijyanye n'igihe ubwami twita ubw'amajyaruguru bwagiyemo imiryango igera ku 10 yari yitandukanye n'indi miryango 2 yasigaye mu cyo wakwita ubwami bwari mu majyepfo bw'Abayuda. Guhera icyo gihe bigabanyamo kabiri, hagiye habaho amateka atandukanye, ariko tutabura kuvuga yuko n'ubundi nubwo bwari ubwami butandukanye, bose bari bene Yakobo. Aha rero turimo dusoma amateka ya Yehoshafati umwami w'Abayuda wamanutse ajya gusura Ahabu umwami w'Abisiraheli. Reka twifashishe Bibiliya, urwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 18 umurongo wa 1 kugera kwa 34. Tugiye gusoma aya mateka twihuta. Bibiliya iratangaje. Iyo tugiye muri Bibiliya, nk'uko mbibabwiye, ni isomo riboneka mu rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma. Mu rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, hanyuma turasoma mu gice cya 18 duhere ku murongo wa 1. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Yehoshafati yuzurana Ahabu, Mikaya aramuhana. Ndasoma. Yehoshafati yari atunze cyane, afite icyubahiro gikomeye. Bukeye aba ba mwana wa Ahabu. Nuko hashize imyaka aramanuka ajya i Samariya kwa Ahabu. Ahabu abagira Yehoshafati n'abantu bari kumwe nawe inka n'intama nyinshi cyane. Aramushukashuka ngo batabarane i Ramoti y'i Galeyadi. Bibiliya ivuze ikintu gikomeye. Atubwiye ko igihe uyu mwami Yehoshafati yasuraga Ahabu, bigaragara yuko rwose yakiriwe nk'umushyitsi w'imena. Ahabu ngo abagira Yehoshafati n'abantu bari kumwe nawe inka n'intama nyinshi cyane. Ubwo birumvikana yuko bariye rwose inyamahanga nyinshi. Ariko muri uko gusangirira hamwe, muri uko kumugaburira amwakira, Bibiliya ivuze ikindi kintu gikomeye, ngo aramushukashuka ngo batabarane i Ramoti y'i Galeyadi. Kuba Bibiliya ikoresha ijambo ahangaha ngo aramushukashuka, nuko ari ibintu bitajyaga koroha cyangwa se kumvikana mu buryo bwihuse. Aramushukashuka ngo batabarane i Ramoti y'i Galeyadi, kandi amushukashutse yabanje kumugaburira. Ni kangahe abantu benshi babasha kugwa mu gishuko nk'iki ngiki? Igihe umuntu runaka ugambiriye kugushukashuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi abanje kugira ibyo aguha, bishobora kuba byamworohera kuba yagushukashuka rwose, rimwe na rimwe akaba yagukoresha n'ibyo utari wagambiriye. Umurongo wa 3. Ahabu umwami w'Abisiraheli abaza Yehoshafati umwami w'Abayuda ati, mbese ntitwatabarana i Ramoti y'i Galeyadi? Aramusubiza, uyu ni Yehoshafati wasubizaga ati, ndi umuntu umwe nawe, ingabo zanjye n'ingabo zawe ni kimwe, tuzatabarana muri iyo ntambara. Nguko uko abantu benshi bahita basubiza iyo babanje kugira ibyo bahabwa nka ruswa, hanyuma bagashukashukwa. Nimwumve kino gisubizo. Iki gisubizo kiratangaje. Yehoshafati aramusubiza ngo ndi umuntu umwe nawe, ingabo zanjye n'ingabo zawe ni kimwe. Reka ngire ikintu mbibutsa ahangaha.
ubwami bw'amajyaruguru bwayoborwaga na Ahabu. Bibiliya reka mbabwire yuko igaragaza yuko aba bantu bagiye mu bwami bw'amajyaruguru imiryango igera ku 10 ntabwo bakomeje burya kubaha Imana cyane. Oya, nimugerageza no kwibuka igihe bigabanyagamo kabiri, ubwami bw'amajyaruguru bwayobowe n'umuntu witwaga Yerobowamu. Yerobowamu yakoze ibyangwa n'Uwiteka inshuro nyinshi cyane, kandi n'abami bamukurikiye abenshi bagendaga nkawe. Hanyuma rero ubwami bw'amajyepfo bwo bwayoborwaga na Rehobowamu, umuhungu wa Salomo. Reka mbabwire yuko uku kutubaha Imana byo mu bwami bw'amajyaruguru cyari ikintu giteye ubwoba cyane, kandi ntabwo byagombaga gutuma abantu bo mu majyaruguru biyumva ko ari kimwe n'abo mu majyepfo, kuko hari harimo itandukaniro mu buryo bumwe rishingiye ku kubaha Imana no kutubaha Imana. Umurwa w'ubwami bwo mu majyaruguru witwaga Samariya, ubwami bw'amajyepfo bukagira umurwa witwaga Yerusalemu, ari naho hari urusengero rwa rundi muzi rwari rwarubatswe na Salomo. None turi kubona ahangaha umwami Yehoshafati wayoboraga ubwami bw'Abayuda abwira mugenzi we Ahabu, ariko mwibuke amaze kurya amaze guhaga, ati ndi umuntu umwe nawe, ingabo zanjye n'ingabo zawe ni kimwe, tuzatabarana muri iyo ntambara. Mu yandi magambo yahise yemera, ariko mwibuke Bibiliya yavuze ngo aramushukashuka. Umurongo wa 4 Yehoshafati arongera abwira umwami w'Abisiraheli ati ndakwinginze ubu badugishe ijambo ry'Uwiteka inama. Ndashima Imana yuko nubwo dushobora gutana, nubwo dushobora gufata ibyemezo rimwe na rimwe bidakwiriye, hari ubwo twibutse icy'ingenzi gikwiye kubanza gukorwa. Umutima wa Yehoshafati wibukijwe ko ari ingenzi cyane kubanza kugisha Uwiteka inama, kuko akenshi bari babizi no kuva ku bakurambere babo yuko igihe cyose bajyaga mu ntambara byabaga ari ingenzi cyane yuko babanza kubaza Imana. Nuko umwami w'Abisiraheli ateranya abahanuzi, abagabo 400, arababaza ati dutabarire amoti y'i Galeyadi cyangwa se ndorere? Baramusubiza bati zamuka, kuko Uwiteka azahagabiza umwami. Bibiliya itubwiye ko umwami w'Isiraheli mu yandi magambo katuvuga ngo yemeye iyo nama, ateranya abahanuzi ngo bari abagabo bagera kuri 400, arangiza babaza kino kibazo. Ariko ikintu gitangaje, aba bahanuzi bose uko ari 400 baramusubiza bati zamuka, kuko Uwiteka azahagabiza umwami. Iyo usomye umurongo wa 6 wumva utangaje, haranditse ngo ariko Yehoshafati arabaza ati mbese nta wundi muhanuzi w'Uwiteka uri hano ngo tumuhanuze? Ndashima Imana. Burya rimwe na rimwe birashoboka yuko abantu bashobora kuza bakagira ibyo bavuga, kandi bakavuga yuko bavugishijwe n'Imana. Turiho mu gihe hariho abantu benshi bavuga ko ari abahanuzi b'Uwiteka, bashobora kuza rwose bakagira ibyo bahanura, kandi bakavuga yuko babibwiwe n'Uwiteka cyangwa se ko ari Uwiteka ubatumye. Aha bigaragara ko umutima wa Yehoshafati hakomezaga kugiramo inkomanga, akavuga ati ibi bintu ubu koko nibyo, akumva hari inkomanga. Ndashima Imana yuko Umwuka Wera akora muri ubu buryo. Burya igihe uri mu bintu bidakwiriye, nubwo umuntu yaba ari kugushukashuka akoresheje ibyanditswe akabigoreka, ariko Umwuka Wera afite ubushobozi bwo kwemeza umutima wawe yuko ibyo urimo bidakwiriye. Iki rero nicyo cyari kiri gukomanga umutima wa Yehoshafati. Nuko avuga ati se nta wundi muhanuzi w'Uwiteka uri hano ngo tube twamubaza? Umurongo wa 7 rero umwami w'Isiraheli asubiza Yehoshafati ati hasigaye undi mugabo tubasha kugisha inama z'Uwiteka, ariko ndamwanga kuko atampanurira ibyiza keretse ibibi. Uwo ni Mikaya mwene Imura. Yehoshafati aravuga ati mwami bivuga utyo. Ndashima Imana yuko muri uyu murongo wa 7 harimo izingiro ry'ibyo nifuza ko tuza kuganira. Murabona yuko Ahabu yari abizi neza yuko uyu muntu agishwa inama z'Uwiteka, kuko yaravuze ngo hasigaye undi muntu tubasha kugisha inama z'Uwiteka, kugishisha inama z'Uwiteka. Mu yandi magambo azi neza yuko ibivugwa n'uyu mugabo biturutse ku mwami Imana. Ariko wumva ikindi kintu gikomeye, aravuga ngo uyu muntu ariko ndamwanga kuko atampanurira ibyiza. Byumvikane ko akenshi yabaga yamubwira ibiturutse ku Uwiteka, yego, ariko ngo kubera ko bitari byiza, atari ibintu bimunejeje, atari ibintu akunze, atari ibintu bihuje n'irari rye, ati ndamwanga. Uwo ni Mikaya mwene Imura. Ariko bigaragara ko Yehoshafati yasavuga ati oya mwami bivuga utyo. Umurongo wa 8
nuko umwami wa Isiraheli ahamagara umutware aramubwira ati ihute uzane Mikaya mwene Imura. Intumwa rero iragiye. Umurongo wa 9. Kandi umwami wa Isiraheli na Yehoshafati umwami w'Abayuda bari bicaye ku ntebe z'ubwami, umwami wese kuye, bambaye imyambaro yabo y'ubwami, bari mu muharuro wo ku karubanda i Samariya. Abahanuzi bose bahanuriraga imbere yabo. Umurongo wa 10. Sedekiya mwene Kenana yicurishiriza amahembe y'ibyuma aravuga ati uko niko Uwiteka yavuze ati aya mahembe uzayakubitisha Abasiriya kugeza aho bazashirira. N'abandi bahanuzi bose bahanura batyo bati zamuka utere Ramoti y'i Galeyadi uragira ishya, kuko Uwiteka azahagabiza umwami. Mu gihe bagiye kuzana Mikaya mwene Imura, bigaragara ko abahanuzi noneho bashokewe rwose, bakomeza guhanura. Noneho uyu Sedekiya we ngo akora n'ibimenyetso biteye ubwoba, ngo yafashe ngo amahembe y'ibyuma aravuga ati uku ni Uwiteka yavuze ati aya mahembe uzayakubitisha Abasiriya kugeza aho bazashirira. Akomeza guhanura ibintu bihuye n'umutima wa Ahabu, ibyo yifuzaga kumva. Ariko mwibwe hari intumwa yagiye kuzana umuhanuzi ngo udakunda guhanura ibyo yishimira, akaba icyo yamwangiraga. Ngo abahanuzi bose uko ari 400 bahuza rwose n'aya magambo ya Sedekiya, babwira Ahabu na Yehoshafati bati mugende rwose muzatsinda. 12. Umurongo wa 12 turi mu gice cya 18. Umurongo wa 12 havuga ngo maze intumwa yari yagiye guhamagara Mikaya iramubwira iti dore abahanuzi bahuje amagambo ahanurira umwami byiza. 13. Mikaya aravuga ati ndahiye Uwiteka uhoraho icyo Imana yanjye iri buvuge n'icyo mvuga. Nuko ageze ku mwami aramubaza ati Mikaya tutabarira Ramoti y'i Galeyadi cyangwa se ndorere? Aramusubiza ati ngaho nimuzamuke murabona ishya, kuko bazagabizwa amaboko yanyu. Mbese mu yandi magambo atangiye asa nk'utera mu ntero abandi bose babanje gutera. Ariko bigaragara yuko Ahabu nawe yahise agira ingingimira. Umurongo wa 15 umwana aramubwira ati nakurahije kangahe ko utazambwira ijambo na rimwe keretse kuri mu izina ry'Uwiteka. Iri jambo Ahabu yavuze riba rwose rifunguye umuryango kuri Mikaya mwene Imura, ubundi ajyaho noneho yavuga. Umurongo wa 16 nabonye Abisiraheli, aramusubiza ati nabonye Abisiraheli bose batataniye ku misozi miremire nk'intama zidafite umwungeri. Uwiteka niko kuvuga ati bariya ni impehe zitagira shebuja, nibasubireyo umuntu wese ataha amahoro. Murumva ikintu avuze, murumva ikintu ahanuye. Ati nabonye Abisiraheli bose batataniye ku misozi miremire nk'intama zidafite umwungeri. Mu yandi magambo ati nabonye Abisiraheli umwami wabo atagihari, atakiriho, kandi bihamywa n'Uwiteka muri iryo yerekwa, kuko yakomeje avuga ngo Uwiteka niko kuvuga ati bariya ni intama zitagira shebuja, nibasubireyo umuntu wese atahiwe amahoro. Bigaragara yuko ubuhanuzi bwerekezaga mu gihe rwose bishoboka ko uyu Ahabu hari igihe araba atakiriho, ariko hari abantu bagomba gutaha amahoro, ubwo n'izindi ngabo ze nyine. Umwami wa Isiraheli abwira Yehoshafati ati sinakubwiye ko atamanurira ibyiza keretse ibibi? Mikaya aravuga ati noneho nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Nabonye Uwiteka yicaye ku ntebe ye, ingabo zo mu ijuru zose zimuhagaze iburyo n'ibumoso. Uwiteka aravuga ati ninde uzashukashuka Ahabu umwami wa Isiraheli ngo azamuke Ramoti y'i Galeyadi ngo agweyo? Umwe avuga ibye undi bye. Hanyuma haza umwuka ahagarara imbere y'Uwiteka aravuga ati ninjye uzamushukashuka. Uwiteka aramubaza ati uzamushukashuka ute? 21. Aramusubiza ati nzagenda mpinduka umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi be bose. Uwiteka aravuga ati nuko uzamushukashuka kandi uzabishobora, genda ugire utyo. Aya magambo yarimo ukuri kwari guhishwa amaso ya Ahabu, ariko yarahishuriwe muri uyu mwanya yuko babahanuzi bose hari umwuka w'ibinyoma wavugisha. Mu yandi magambo ibyo bahanuye byose ntabwo ari ukuri. Ibyo bari bahanuye zamuka kuko Uwiteka azahagabiza umwami. Mu yandi magambo aba bahanuzi bose uko ari 400 bahanuye bavuga ko bahanura mu izina ry'Uwiteka, bahanuye ibyiza kuri Ahabu, bamubwira ati jya muri urwo rugamba, genda rwose uzanesha. Bose uko ari 400 barabihuza. Mwibuke Sedekiya avuga ibijyanye n'ibyuma, yicurishiriza ngo ibyuma, aravuga ngo rwose muzamuke muzatsinda. Ariko
haje Mikaya avuga yuko ubuhanuzi bwose uko bungana bwari buyobowe n'umwuka w'ibinyoma. Iki ni ikintu giteye ubwoba kandi cyari gihishuriwe umutima wa Hawa. Nuko rero dore Uwiteka ashyize umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi ba 22 niho ndi gusoma bose, kandi Uwiteka akuvuzeho ibyago. Maze Sedekiya mwene Kenana wa wundi wahanuye ibintu bikomeye ngo yigera hafi akubita Mikaya urushyi aramubaza ati umwuka w'Uwiteka anyuze he ava muri je aza kuvugana nawe? Nshuti bavandimwe, abantu rimwe na rimwe bavuga ko bavugira Imana, cyane cyane abahanuzi b'ibinyoma bagira n'ubukaka n'amahane. Akenshi iyo uhanuye ibitandukanye n'ibyabo bashobora no kuba bakoresha imbaraga z'umubiri. Urabona ngo Sedekiya mwene Kenana yigiye hafi akubita Mikaya urushyi. Uko niko abantu baciye bugufi, abantu birengagizwa cyane. Mwibuke igihe Ahabu ku nshuro ya mbere yahurizaga hamwe abahanuzi bagera kuri 400, ntabwo Mikaya yamushyizemo. Uko niko rimwe na rimwe abantu bavuga kuri kw'ijambo ry'Imana kuzuye kuri ko rwose, akenshi ntabwo bahabwa umwanya, ntabwo bafite uburyo bwo kuvuga. Ariko ndashima Imana yo mu ijuru yuko yo igica inzira, nubwo atari bo bakunda kumvuga, nubwo atari bo bakunda kubwiriza, nubwo atari bo bakunda guhabwa mikoro, ariko bafite ukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana ntizabura inzira ibinyuramo kugira ngo bavuge ukuri kw'ijambo ryayo. Uko niko Mikaya yagize amahirwe yo kuvugira aho abahanuzi 400 bose bavuze, aho bavugiye. Igihe rero Sedekiya yakubitaga Mikaya urushyi, umva ukuntu Mikaya nawe yamuhanuriye. 24 Mikaya aramusubiza ati uzabimenya umunsi uzicumita mu mwinjiro w'inzu wihishe. Yane magambo Mikaya isahanira Sedekiya yuko nawe ibyo bigiye kurangira, ariko ibyo nawe ibyawe uzabimenya ukuri kwabyo igihe uzibona wicumita mu mwinjiro w'inzu wihishe. 25 Maze umwami wa Isiraheli aravuga ati nimujyane Mikaya mumushyira Amoni umutware w'umurwa na Yowasi umwana w'umwami. Umwami aravuze ngo iki kigabo nimugishyire mu nzu y'imbohe, mukigaburire ibyo kurya by'amagahimano n'amazi y'agahimano kugeza aho nzatabarukira amahoro. Mikaya aravuga ati nuramuka utabarutse amahoro, Uwiteka azaba atavugiye muri njye. Kandi aravuga ati murumve namwe bantu mwese. Andi magambo Ahabu yanze kumva icyo Mikaya yavuze, aho mu bugome bwinshi cyane ahita asiga amufungishije ati mu gifungo kugera igihe nzatabarukira. Ariko Mikaya nawe aramwaturira ati nuramuka rwose utabarutse amahoro, Uwiteka azaba atavugiye muri njye. Kandi atanga n'abagabo aravuga ati murumve namwe bantu mwese. 28 Bukeye umwami wa Isiraheli na Yehoshafati umwami w'Abayuda barazamuka batera Moti Galeyadi. Umwami w'Abisiraheli abwira Yehoshafati ati ngiye kwiyoboranya njye ku rugamba, ariko wowe ambara imyambaro yawe y'ubwami. Nuko umwami wa Isiraheli ariyoberanya bajya ku rugamba. Nshuti bavandimwe, Satani n'umugome. Nimurebe uru rugamba, Ahabu na Yehoshafati bagiye ku rugamba, abami babiri. Muribuka yuko bose bari bambaye imyambaro ya cyami, ariko Ahabu abwiye Yehoshafati mugenzi we yibuke mu rugamba bagiyemo yamushukashutse ngo barujyemo. Ahabu abwiye mugenzi we ati reka njyewe niyoberanye, hanyuma niyoberanye wowe komeza wambaye imyambaro ya cyami. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Mwene magambo muri uru rugamba umuntu wese wagomba kubona Yehoshafati yagomba kuvuga ati ni umwami wa Isiraheli nguri nawe yaje ku rugamba. Mushyize mu nyurabwenge urumva ari nde bakwataka cyane. Uko niko Satani ajya akoresha abambari be, agakoresha abantu batandukanye cyane, bakoshya bagashukashuka abana b'Imana bakabajyana mu bintu bidakwiriye. Wenda ni mu businzi, wenda ni mu busambanyi, wenda ni mu bujura no mu bindi bikorwa biteye isoni. Ariko muzi kizabaho akenshi ni wowe ugaragara. Niba uri umwana w'Imana wararahiriye kugendera mu ijambo ry'Imana, wowe uzagaragazwa cyane. Yemwe hashobora no kuza abanyamakuru. Ubu noneho hariho social media, uburyo amakuru yihuta cyane, imbuga nkoranyambaga. Satani cyabagambiriye gukoza isoni ubwoko bw'Imana, cyangwa se kugaragaza ko abantu b'Imana badashoboye. Noneho mwumve muri uru rugamba 30 ngo kandi ubwo mwami wa Isirayeli
yari yarategetse abatware b'amagare ati ntimurwanye aboroheje cyangwa abakomeye keretse umwami w'Abisiraheli wenyine. Nuko abatware b'amagare barabutswe Yehoshafati ngo twari tumaze kubivuga, baravuga bati ngeze ku 31 ngo uriya umwami w'Abisiraheli. Nicyo cyatumye bakibereza aho bajya kumurwanya, maze Yehoshafati arataka, Uwiteka aramutabara, Imana ibatera kumuvaho. Haleluya! Buriya hari igihe twishora mu bintu bidakwiriye, tukishora mu rugamba rutari ngombwa, tukishora ahantu hatari ngombwa, tukisanga tugeze ahantu tutabasha noneho no kwinyagambura, ukibaza ukuntu urasubira inyuma, ukabona inzira zose zirafunze, tugatakira Imana tuti dutabara ibya none. Nicyo cyabaye kuri Yehoshafati, abisabye Imana, Imana ngo iramutabara, ibatera kumuvaho. Uko niko rimwe na rimwe tujya twishyira mu bigeragezo, ugasanga uri hagati y'ikigeragezo giteye ubwoba kandi ari wowe wakishyuyemo rwose. Twatakira Imana ko ari nyembabazi, igakomeza kugutabara. Uko niko yatabaye Yehoshafati, maze ngo ibatera kumuvaho. 32 ngo abatware b'amagare babonye ko atari we umwami w'Abisiraheli barakimirana, barorera kumukurikira. Umurongo uteye ubwoba. Ese urawusomye? Turi mu rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma ya 18, umurongo wa 33 aravuga ngo nuko umuntu umwe afora umuheto we apfa kurasa. Mwumvire ijambo ngo apfa kurasa, ahamya umwami w'Abisiraheli mu ihuriro ry'imyambaro y'ibyuma. Umwami niko kubwira umwerekeza w'igare rye ati kurura ukuboko duhindukire unkore mu ngabo kuko nkomeretse cyane. 34 ari umurongo usoza kino gice. Kuri uwo munsi intambara irangeranya, umwami yihanganira mu igare rye, ahangana n'Abasiriya ageze nimugoroba, maze izuba rigiye kurenga aratanga. Iki gice kirantangaza cyane. Ubundi ingabo z'Abisiraheli iyo zabaga zambaye ziri ku rugamba, muzi ko bajyaga bambara ibyuma mu gituza ahantu hose, mu rwego rwo kugira ngo imyambi ntibe yakwinjira. Ariko biratangaje ngo umuntu yapfuye kurasa, yarashe nta cyerekezo yagambiriye, umwambi uraza, aho kugira ngo nakubite ku cyuma, uhinguranya hagati y'imyambaro y'ibyuma, uhamya Ahabu, arakomereka cyane ngo yihanganira mu igare rye, bigeze nimugoroba aratanga. Aya magambo, aya mateka dusomye ni amateka atangaje cyane. Nifuza ko inshuti bavandimwe duha agaciro igihe twiga iby'iki cyigisho gifite umutwe uvuga ngo urugamba rutarimo ubwenge. Abami tuganiyeho tubonye ko ibintu byatangiye basurana. Yehoshafati asura Ahabu, igitangaje mu rugamba ngo bagiyemo, bahugiyemo tubonye uburyo rwasoje nabi. Uru rupfu rwa Ahabu ni icyigisho gikomeye ku muntu wese wanga kumvira Imana n'ijambo ryayo. Urupfu rwa Ahabu, nimutekereze umwambi kuza uturutse ku muntu wapfuye kurasa, ugahita uhinguranya mu ihuriro ry'imyambaro y'ibyuma. Ikindi kintu tubonye muri aya mateka ni uko gukira cyangwa se kurokoka kwa Yehoshafati nacyo ni icyigisho gikomeye kitwereka uburinzi bw'Imana ngo tubashe kubona amahirwe yo kwihana. Yari yakoze ikosa ryo kwishora mu rugamba ruteye ubwoba, ariko tubonye Imana imutabara. Hari amakosa 7 Ahabu yakoze dukwiye gutekerezaho. Icya mbere, Ahabu yiyumvaga ko ahagije. Mwibuka yuko atagirwaga inama igihe yavugaga ko ashaka gutera, mwene magambo ashaka ko nta wundi muntu ubusanya nawe. Ikindi, yari umuriganya, yabashaga gushukana, yumvaga yarabizi ko urugamba rutari ngombwa rwose, ariko agerageza gushukashwa Ahabu ngo batabarane. Uko nako abantu bashyigikira ibyifuzo bye. Hari abantu bameze gutya, ibitekerezo byabo wabusanya nawe rwose, mukaba mwabipfa akaba yakwanga. Niyo yaba ari mu nama agatanga igitekerezo, ukabusanya nacyo mu rwego rwo kungurana ibitekerezo, umuntu ibyo bintu akaba yabikwangira. Hari abantu bumva ko ijambo ryabo rikwiye kuba ari ibyo nyine, kandi abantu bose bakwiye kurikurikiza. Ikindi kigaragara ni uko atakundaga ijambo ry'Imana rimucyaha. Ni impamvu yangaga Mikaya. Ikindi, ntiyavaga ku izima niyo yabona umucyo mushya. Muribuka amagambo Mikaya yavuze,
undi yaba ari umuntu w'imfura yashobora kuva ku izima akavuga ati rero bigaragara yuko bishoboka ko bino bintu Imana itabyemera, agahindura icyerekezo. Yari umugome kandi mureke ukuntu yasize Mikaya ati iki kigabo nimugifunge mu gihe ibyo kurya by'agahimano kugeza aho nzazira. Ubwo ni ubugome bw'umutima. Yari indyarya kandi mureke ukuntu yiyoberanyije akabwira Yehoshafati ati wowe komeza wambare imyambaro y'ibyuma. Use yarayobewe neza yuko abantu babarwanya baramutse bafatishije umwami ari we bakwishimira. Nshuti bavandimwe, natwe buriya dufashe igihe mu ntambara. Mu buzima busanzwe igihe cyose twisanga turi mu rugamba rw'iby'umwuka nk'urwa Ahabu. None twitwara gute twebwe? Ni urugamba umuntu yabishaka atabishaka arwana. Ni urugamba umuntu yaba abizi yaba atabizi arwana. Ni urugamba rurangirana no gutsinda cyangwa gutsindwa. Ni urugamba rutabamo kunganya. None twitwara gute? Ko twabonye ko igihe cyose tukiri muri ubu buzima dufashe igihe mu ntambara. Ubundi se ni gute twisanze muri uru rugamba? Abantu mu gice cya 3:23 baravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha bashyikira ubwiza bw'Imana. Byashyuwe kandi igice cya 12:12 baravuga ngo nuko rero wajuruwe namwe abaririmo nimwishime. Naho wowe wasi we nawe wanyanja we mu gushishana kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi azi yuko afite igihe gito. Ukuntu twese twisanze muri iyi ntambara, twese twacumuriye muri Adamu, ntitwashyikira ubwiza bw'Imana, tutatwisanga mu rugamba rw'icyaha, mu rugamba rw'icyiza n'ikibi, kuko Satani yamanukiye isi. Ariko birinadushira yuko amananikiye ngo afite umujinya mwinshi. None tugera yahe mahitamo? Ahaba yari afite abahanuzi akunda, abahanuzi yogeza, kandi abo bahanuzi nibo yishimiraga gutega amatwi. N'uyu munsi ibi bibaho ndetse cyane. Abantu ntibakunze ababwiriza bababwira kwihana no guhinduka, kandi bakababwira kwitanga bitangira umurimo. Ntabwo abantu bashaka kumva ibibwirizwa nk'ibyo ngibyo, ahubwo bashaka kumva ibihuye n'irari ryabo. Bashaka kumva ababwiriza bashyigikira amahitamo yabo mabi. Ahabu nubwo arazi neza yuko urugamba rukishoramo Imana itarushyigikiye, yashaka ko abahanuzi bose bamushyigikira. Icyiza ko giteye ubwoba ni uko nubwo ahubwo abantu bashaka ababwiriza bashyigikira mu mahitamo mabi, baba banashaka kandi kurwanya abantu bose batabashyigikira. Hari isomo riboneka mu rwa 2 rwa Timoteyo nifuza ko dusoma. Rwa 2 rwa Timoteyo hari isomo rikomeye cyane rivuga ibijyanye n'impamvu twisanze ibintu bimeze bityo. Rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 2 uhereye ku murongo wa 2. Rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 4 uhereye ku murongo wa 2 haravuga ngo ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Uyu ni Timoteyo wabwirwaga. Pawulo yaramwandikiye mu 2 rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 2 kugera kwa 4 aramubwira ati ubwiriza rwose mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, ukwiye kandi guhana, ukwiye gutesha, ukwiye guhugura, ufite kwihangana kose no kwigisha. Ukishyizemo kwihangana. Mu wa 3 uvuga ikintu gikomeye cyane ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazibwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Yandi magambo, abantu mu gihe turimo, mu gihe cy'imperuka, mu minsi yacu, ishema rirabwirwa bariho muri kino gihe nk'igihe Timoteyo yarimo, abantu benshi bishimira kumva ibyigisho bihuje n'irari ryabo. Ndetse umurongo wa 4 uvuga ikindi kintu gikomeye ngo kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri, bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Mu yandi magambo, abantu ntibashaka kumva ukuri, bashaka kumva ibyigisho n'ibibwirizwa bihuye n'irari ryabo. Ariko igitangaje, niyo bakagize amahirwe yo kumva ukuri, bahita biziba amatwi. Kuko niko rimwe na rimwe usanga ijambo ry'Imana ritaryoheye abantu, ahubwo abantu bakaba bashaka ibintu runaka bihuje n'irari ryabo. Urugamba rero turwana nta mikino. Abefeso igice cya 6 umurongo wa 10 kugera kwa 18 havuga ibintu byinshi cyane bikwiye kwitwabwaho, ariko ikintu gikomeye nifuza kuvuga aha ngaha ni uko hari intwaro zigarukwaho. Bisigaye mukomeye mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. 11 mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsindwa n'uburiganya bwa Satani,
ko tudakira n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukira n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Bigaragara neza yuko uru rugamba ni urw'imbaraga z'umwuka, ni imyuka. Ikintu gikwiye kumvikana, umwuka wera abasha gukora muri twebwe tukarwana n'imbaraga z'imyuka mibi ziyobora iki kirere cy'umwijima. Ntabwo dukina n'abafite amaraso n'umubiri. Mu yandi magambo, Pawulo yibutsaga Abefeso yuko ntabwo umuntu wambaye inyama n'amaraso, umuntu nkanjye, umuntu nkawe ari we kibazo, ahubwo ni izindi mbaraga zishobora kuba zamugira igikoresho. Izo nizo tuba duhanganye nazo. Naho umuntu wambaye inyama n'amaraso nkawe ntacyo mwakabaye mupfa. Imigani igice cya mbere umurongo wa 7 haravuga ngo kubaho iteka ni ishingiro ryo kumenya, ariko umupfapfa ahinyura ubwenge n'ibibwirizwa. Iki kintu ni cyahabo muri we yabuze kubaha Uwiteka ngo bibe ishingiro ryo kumenya muri we. Ikindi yahinyuraga ibibwirizwa. Muri igihe Mikaya yazaga yaramuhinyuye rwose. Ubwo rero ku bijyanye n'ubwenge bw'Imana, Ahabu yari umupfapfa. Kutubaha Imana rero ni ukubura ubwenge. Cyane ko birivuga neza kubaha Imana nibwo bwenge. Ubwo rero kutayubaha ni ukubura ubwenge. Iyo umuntu ahisemo kutubaha Imana, kudakurikira ijambo ry'Uwiteka, aba abuze ubwenge. Uyu muntu kandi ari ku rugamba. Kuko twabonye ko umuntu wese ari ku rugamba, yabishaka atabishaka. None uyu muntu utubashye Imana, cyangwa se uyu muntu wabuze ubwenge, uri ku rugamba, none ntashaka ubwenge bumutera guhitamo neza, maze ikintu kizabaho, izatuma imyambi yose ije ibasha kumwitana. N'umwambi w'umuntu upfuye kurasa. Kuko ibigeragezo rimwe na rimwe n'ibyoroheje rwose biza tugakangarana, tukiheba kandi tugatsindwa. Abakabwi byo ku ngoma ya 18:33 n'ukuntu hari handitse ngo nuko umuntu wafora umuheto we apfa kurasa, ahamya umwami w'Abisirayeli mu ihuro ry'imyambaro ye y'ibyuma. Umwami niko kubwira umwerekeza w'igare rye ati, kurura ukuboko bihindukire unkure mu ngabo, kuko nkomeretse cyane. Umuntu umwe yapfuye kurasa. Uko niko Satani akoresha imyambi myinshi itandukanye cyane, abantu bagapfa kurasa. Ariko igihe tutari kumwe n'Imana, igihe tudafite kubaha muri twebwe, n'umwambi w'upfuye kurasa waduhinguranya ibyacu bikarangira aho ngaho. Urugamba rero rutarimo ubwenge ni urugamba rutarimo kubaha Imana. Igihe twishora mu bibi tubigambiriye kandi tuzi neza ko ijambo ry'Imana ribitubuza, nta butabazi bw'Uwiteka tuzaba twiteze. Buri mwambi wose, n'umwambi utatugendereye yewe, ubasha kuba waduhitana. Muribuka ya shusho, wa muntu twabonye hari ibintu yari ashoboye gukora. Yari ashoboye kurira igiti, ashoboye gutegura igikoresho, ashoboye gukata ishami neza, ashoboye kwiyengesera nta hantu mu gihe akiri muri ako kazi. Ariko ibi byose n'umuhati yashyizemo byose birarangira nabi. Kubera iki? Kuko ari gutema ishami ry'igiti yicayeho. Ukora ibi abuze ubwenge. Impamvu nta musaruro twakwitega rero mu byo akora. Haranira rero ubwenge mvajuru. Igice cya 28:20 haranditse ngo maze ibwira umuntu iti, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Mu rugamba turiho muri ubu buzima, twabonye ko buri muntu wese arurimo. Haranira ibintu uko ari 5. Haranira imibereho isenga. Kunda gusenga, kunda ijambo ry'Imana, kunda ibihe byo gusenga, usaba Imana iguhe izo mbaraga rwose. Haranira kandi imibereho ikunda ijambo ry'Imana, imibereho ituma usoma ibyanditswe byera, imibereho ituma ibyanditswe byera bikunezeza, kuko harimo ubwenge. Haranira kugira inshuti zigufasha kubaha Imana. Ahabu yashukashutse Yehoshafati nubwo yari wa mwana we, amujyana mu rugamba rutari ngombwa. Haranira kugira inshuti zigufasha kujya mu nzira nziza. Haranira kandi gukora no gushyigikira umurimo w'Uwiteka. Igihe icyo ari cyo cyose hari umurimo w'Imana ujya mbere, haranira kugiramo uruhare, haranira kuwukunda. Ikindi kandi haranira kumvira umwuka w'Imana. Igihe wumva mu mutima wawe Mwuka Wera hari icyo akubwira, n'ubu ndahamya yuko ubyemeye, hari ijwi rya Mwuka Wera rikongorera, rikubwira ibyo ukwiye kwitaho, rikubwira ibyo ukwiye guhindura, rikubwira ibyo ukwiye gukora, rikubwira ibyo ukwiye kwihana. Iryo jwi ryumvire, ni irya Mwuka w'Imana. Ngana ku musozo, reka mbabwire ko Uwiteka ari we wadutabara. Uwiteka ni we watubashisha muri urugamba rw'iby'umwuka turimo. Twabonye ko umuntu yabishaka atabishaka arimo. Uwiteka wenyine ubasha gutuma dutsinda. Niba twabonye muri iki cyigisho,
ukaba wumva wifuza imbaraga z'umwami Imana, wifuza ubwenge muri uru rugamba, ukaba wifuza kunesha, ufite inkuru nziza. Kristo niwe kunesha kwacu. Ndagusabira nanjye nisabira umwami Imana aguhe imbaraga, aguhindura amateka, akubashishe, agushoboze gutsinda mu izina ryiza rya Yesu Kristo umwami wacu.